Mwiriweho neza mwese bakunze b'inkuru za Bibiliya. Mbere yuko dutangira n'inkuru yacu y'uyu munsi, reka nkubazeho gato. Ese ko kumbwisha ukuri, mu myaka yose ufite, mu myaka yose umaze, wigeze wumva inyamaswa ivuga? Yego, ndi kuvuga inyamaswa izo uzizi zisanzwe, izi twese tuzi. Amapusi, imbwa, inka, amahene, intama, inzovu, ingagi, inyamaswa uzi. Izi rwose ziri mu bantu, izi dusanzwe twese tumenyereye. Hari na rimwe wigeze ubona inyamaswa cyangwa se wigeze wumva aho inyamaswa yavuze nk'umuntu? Impamvu nanjye nkubaza ibi bibazo nta yindi, ni uko mu nkuru tugiye kuganira, inkuru yacu y'uyu munsi harimo inyamaswa yavuze. Reka dutangire n'inkuru yacu. Inkuru yacu iboneka mu gitabo cy'Intangiriro, igice cya 3. Reka twumve uko byatangiye, twumve n'uko byaje kurangira. Urumva bitaguteye amatsiko ukaba wumvisha ushaka kumenya inyamaswa yavuze nk'uko natwe tuvuga? Igice cyacu cya 3 ku murongo waho wa mbere haravuga ngo inzoka, yego iyi nzoka usanzwe uzi, ngo yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ngo nuko iyo nyamaswa iraza ibaza uwo mugore. Uwo mugore nawe ndaza kumukubwira uramumenya. Iramubaza ati se ni ukuri koko Imana yaravuze ngo nimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Mbere gato yuko dukomeza, wumvishe ko ku murongo wa mbere hatubwiye ko inzoka yagiraga uburiganya kurusha inyamaswa zose Imana yaremye. Ese wabashije kumva ukuntu inzoka ibajije? Yabajije nk'aho isanzwe izi ibyo ari byo. Yatangiye ibaza ngo ese koko irabizi ko ibyo bintu bihari, ariko yongeyeho ngo ese koko yarabibabujije? Yabajije nk'aho iri kubaza niba uwo muntu abyemera, niba yemeranya n'Imana icyo kintu yababujije. Ku murongo wa 2 uwo mugore arayisubiza atoya, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse iz'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Ntiwumva ukuntu amusubije? Rwose aramusubije atoya, ntago ari imbuto zose, twemerewe kurya imbuto zose, ahubwo igiti kimwe nicyo batubujije, nicyo Imana yatubujije. Iratubwira iti ntituzagikoreho tutazapfa. Kandi koko uri kumva ko uwo mugore ntacyo bimutwaye. Asubije nk'umuntu udafite ingingimira cyangwa udafite ikizi, udafite umutima uhagaze. Arayisubije ati twemerewe kurya rwose nta kibazo, keretse igiti kimwe. Reka wumve ukuntu byakomeje. Sa nk'utekereza wumve igihe uwo mugore yumvaga abwije ukuri kose iyo nzoka ntacyo ayihishe, ntacyo ayikinze. Maze yajya kumva ya nzoka ikubise agatwengera asetsa ati mupfa se ninde wabibabwiye? Ku murongo wa 4 w'igice cya 3 mu Ntangiriro, ngo uzi ukuntu iyo nzoka yamusubije? Inzoka ibwira umugore ati gupfa se ninde wababwiye ko muzapfa? Ku murongo wa 5 inzoka irayimubwira ati ahubwo nuko Imana izi ko umunsi mwakiriyeho, ntumve umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza, amaso yanyu azareba, muzamenya ubwenge, mukamenya gutandukanya icyiza n'ikibi, mukamera nk'Imana. Ni nk'aho yabwiye ati Imana nuko idashaka ko mumera nkayo, irabizi ko nimuramuka mukiriyeho muzamera nkayo mukareka kuyumvira. Siwumva? Umugore ntacyo byari bimutwaye, umugore nta nubwo ibyo yigeze abitekerezaho, ariko yumvise ukuntu inzoka imusetse, yamugize feke cyane. Aramubwira ati uzi ko nta soni, wowe barakubwiye ngo uzapfa, upfa se uzi wishwe n'iki? Uzicwa n'iki? Ahubwo ko umunsi wakiriyeho uzamenya ubwenge ukareba ugahumuka. Ibaza umugore yari azi ko ari kuganira n'inzoka, maze inzoka iramubwira ati wowe humuka uve mu mandazi, uzapfa se wishwe n'iki? Urumva uwo mugore hari ibyo yari asanzwe azi, none yumvisha ibindi bintu bishya mu matwi ye bimubwira ko ntacyo azaba. Yumvisha ikindi kintu gishya kimubwira ko ibyo yari azi atari ukuri. Ashobora no kuba yaragize amatsiko kuko yari asanzwe abona inzoka mu nyamaswa zose, kuko inyamaswa zari z'icyo gihe babanaga na z'amahoro.
rero ntabwo yari yarigeze abona inzoka, ntabwo yarigeze abona inzoka ivuga. Ashobora no kuba yaragize amatsiko agatangazwa no kubona inzoka ubwayo ari kuganira nayo ibumbura umunwa akavuga ikamusubiza. Yaribaje ati ntibibi nari nzi ko bibaho, wasanga n'ibiri kumbwira ari ukuri koko. Kuko ku murongo wa 6 hakomeza havuga ko uwo mugore yitegereje koko ngo akabona cya giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari ikibifuriza kumenyesha umuntu ubwenge akamenya icyiza n'ikibi. Mbaza ngo yakoze iki? Arasoroma, asoroma kuri za mbuto ararya, asoroma kuri za mbuto za cya giti twatangiye twumva Imana iri kubabwira ngo iki giti nimuzagikoreho. We yarasoromye ararya, ngo kuko yakomeje kwitegereza, uko yakomeje kuganira n'inzoka, bakigenda bakiganiraho, bakireba, bakizenguruka mu mutwe we, mu matwi ye hakomeje kureba koko. Mu mutwe wabona za mbuto ni nziza cyane, cya giti ni ikigikundiro. Ibi natari yarigeze abona igihe cyose yari amaze aho hantu, ahubwo uko ikiganiro cyakomeje yakomeje kwitegereza, abona ko hari ibyo yari yarahishwe koko. Ngo reka azasoroma aryeho. Yahise avuga ati mbega uburyohe, yumvishe ubwo buryohe bw'izo mbuto ngo butabaho. Uzi icyo yakoze? Birashoboka koko ko umugabo we atari hafi aho. Urumva ntabwo umugabo n'umugore isaha ku isaha, umunota ku wundi bagomba kuba bari kumwe. Umugabo ashobora kuba yaragiye nko gushaka ibibatunga, umugore nawe ari hafi ari gukora amasuku, ari kwita mu busitani, ari naho inzoka yamusanze. Rero igihe yasoromagaho nk'umugore ukunda umugabo we, nk'umugore utarya adahaye umugabo we, yahise avuga ati mbega uburyohe, mbega uburyohe. Ngo nibwo yafataga urubuto agenda yirukanka ahaha umugabo we nawe ararya. Ntiyigeze amubaza ati ese ibi bivuye he? Kuko no mu busanzwe umugore niwe watunganyaga ibyo kurya, atashye akamuzanira bagasangira. Rero nawe yarakiriye afata rwa rubuto ararya. Uko byumvikana muri iyi nkuru yacu, umugabo n'umugore barakundanaga by'ukuri kandi barizeranaga, kuko umugabo ntiyigeze abanza kumubaza ngo ibi bivuye he mada. Yarakiriye, yumvaga nta kibi cyaturuka ku mugore we, nawe arakira ararya rwose nta kibazo. Ku murongo wa 6 havuga ko koko bombi bariye, umugore yarariye arangije ahaho n'umugabo we arazirya. Mbaza ngo byagenze gute bamaze kuzirya? Uzi icyabaye? Uzi icyababayeho? Ku murongo wa 7 amaso yabo bombi arahweza, ubwo arahumuka, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini, by'igiti cy'umutini, biremeraho ibicocero. Bafashe ibibabi by'igiti cy'umutini babyiboheraho, babyidoderaho nk'aho bakoze utujipo, kuko babonye ko koko bambaye ubusa. Baritegereje babona ubwambure bwabo. Dusubiye inyuma mu mirongo yo hejuru yabanje, urumva ya nzoka yarababeshyaga? Ya nzoka niyababeshye koko. Bamaze kurya kuri cya giti, amaso yabo yarahumutse, mu mutwe habo harebye, bitegereje ngo bareba, babona bambaye ubusa. Mu busanzwe bari basanzwe bambara ubusa, mu busanzwe bari aho ngaho umugabo n'umugore bagendana, ariko ntibari bazi ko bambaye ubusa, nta makuru bari bifiteho. Urumva bamaze kwimenya, barirebye babona ko bambaye ubusa. Ku murongo wa 8 ngo bagiye kumva bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Ubwo n'igihe umunsi wari umeze neza, harimo akayaga, ibiti bihuha, akazuba karashe, umunsi wari umeze neza, umunsi ukeye. Wa mugabo n'umugore ngo reka bazumve imirindi y'Uwiteka iri kugendagenda muri iyo ngobyi. Bacyumva imirindi bahita birukanka bajya kwihisha ngo amaso y'Uwiteka. Kandi mu busanzwe kuko bari batuye muri iyo ngobyi igihe kirekire, Uwiteka yajyaga aza akahatembera, akabaganiriza, bakaganira. Kuko urumva icyo gihe haza kubabwira ati ibi biti byose mwemerewe kubirya, usibye kiriya giti kiri hagati mu busitani ntimuzagikoreho.
urumva yajyaga aza, bari basanzwe bamenyeranye, bari basanzwe bamwisanzuyeho. Ariko icyo gihe aje bamenye ko bari bambaye ubusa, bagira isoni z'uko ari bubabone ubwambure, barihisha. Maze Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza ati ese uri he? Undi arayisubiza ati numvishe imirindi yawe muri iyi ngobyi, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Urihisha? Imana iramubaza ati ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Ku murongo wa 12 uwo mugabo asubiza Imana ati umugore wamaye ngo tubane niwe wamaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore ati icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Ku murongo wa 14 Uwiteka Imana yitegereza ya nzoka, irayibwira ati kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yawe yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Nibwo yahindukiraga, irangije ibwira umugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Nuko Imana yitegereza Adamu nk'umuntu yari yarahaye inshingano yo kwita ku mugore we, nk'umuntu yari yarahaye ububasha n'imbaraga byo kwita ku nyamaswa zose zo mu isi no kwita ku busitani bari batuyemo. Imana ireba Adamu ni nk'aho yakamubajije ati ubu koko inshingano nari naraguhaye zari zikuremereye, zirakunaniye ku buryo uteshuka ugakora icyaha? Ku murongo wa 17 Imana ibwira Adamu ati ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yawe yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramo ibikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima wawe. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo usubira mu butaka kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. Tugeze ku murongo wa 20. Nuko uwo mugabo nizere ko wamaze gusobanukirwa uwo ari we. Uwo mugabo nta wundi ni Adamu, yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Nuko Imana irabitegereza, ireba Adamu iravuga ati ubu koko umuntu naremye niremeye n'intoki zanjye n'amaboko yanjye ananiwe kunyumvira. Ku murongo wa 21 Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Nuko ku murongo waho wa 22 Uwiteka Imana aravuga ati dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, noneho atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana amwirukana muri iyo ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu ubwo na Adamu na Eva, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba, Imana ishyiraho abakerubi n'abamarayika bafite inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Wakoze kubana nanjye, tukaba tubashije gusobanukirwa uko inkuru ivugwa mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 3 cyose, inkuru y'Adamu na Eva ndetse n'inzoka, uko yagenze, uko yatangiye ndetse n'uko yarangiye.